Wambabariye koko. Haguruka. Gira vuba vuba ntabwo turimo gukina nawe. Asa. Hagurutse yongegera vuba vuba. Amagambo menshi mfite. Asa urabona dufite umwanya wo gutana we hangaha. Hanyuma se wowe kumwitegereza ko utamubwira byatuzanye ngo tugire vuba tugire. Afite n'ubwoba ka. Hariya yari yaratorotse. Ngo yari yaratorotse ta. Aka kanya yongeye yagarutse mu maboko yacu. Ubwo wese wasanga yaribwiraga ko turi ibigogi cyangwa se akeka ko boss ataduhemba neza ku buryo se kumugarura byahita bitunani. Urabona ukuntu arimo kwigira umuntu mwiza ariko Ubwenge dufite azi ukuntu bungana. azi ko hari duhembwa urushaje ku buryo kumushaka ni nko kugira uteze nko kuza ugapfura ibyasanga. Ariko kazi ko ndawe bituruje nk'umuntu udafite ikibazo. Wagira ngo ngire ikihe kibazo? Ngo nta kibazo ufite. Badusohoye imbeho yatwishe nawe ngo ngiki. Ku bundi Breni, kuki tutibaza impamvu badusohoye? Wabona batagiye kutugambanira. Numiwe. Kubura hari impamvu ituma badusohora. Jewe hari ikintu nkeka. Nta kuntu muri no station bakishimira ko n'abakobwa babiri b'inshuti. Buriya hari ikintu bakeka kibi twabadukora cyatumye nyine batwirukana. Ariko buri bundi papa buriya ntabwo batugambaniye. Byanashoboka nabonye papa wawe kunetunyuraga akatureba. Anzira urunuka. Ariko ubundi Breni, reka nkwereke. Muri twashatse ukuntu dutoroka. Uratoroka kangahe bakwirukanye? Ngo batwirukanye. Turi muri iki gikari. Tugiye gushaka ukuntu dutoroka turengera station. Buri rero twajya kuba indaya mu mujyi. Wasanga karongeye karabaye isugi. Ntabwo byashoboka. Wasanga karongeye karabaye isugi. Nawe ntugafata umuntu umufata gutya uyu nguyu uzi ko ari imari turimo gufata. Wawe ngize ukamufata nk'ibishimwe. Dufata umuntu mukomeze reka gufata umuntu nk'ibishimwe. Uragira ngo nice amafaranga nta n'isoni ufite. Ibyo nge ntago bindeba icyo nzi ko nuko mba naje ku kazi kandi akazi nkashoboye neza. Waruzi ko twavutse bashaka amafaranga na n'isa bakiyashaka. Uragira ngo nyangize. Hanyuma se amafaranga wabonye hari umuntu ubona amafaranga mu buryo buzima. Ntabwo nakangiza amafaranga. Oya wewe fata umuntu neza cyangwa nawe dushwana ubibone ko nge mba ndi seri. Akira dufata umuntu neza mani. Ujye ufata umuntu neza urumva. Uramutse wangije ayo mafaranga ntukazane imishinyiko mu mafaranga. Fata umuntu neza. Mwambabariye Ureke kubura naho ngaho. Uranyumva neza? Fata ayo mafaranga nawe. Yafate neza kandi utayangiza. Amagambo make urumva kandi ameshe. Ariko uranze rero ko umva we. Ngo kandi utakomeza kunsekera. Uranyumva neza? Uranyumva? Buriya Kazuba rero iyo nama niyo. Ariko nayo mfite akandi gatekerezo. Buriya Kazu nayo mfite igitekerezo. Ko n'ubundi badusohoye muri no station turi mu gikari cyabo. Kariya gasore ngo ni wiri. Warakabonye? Narakabonye gafite amaso manini. Ariko gasa nk'agahehesi. Biramusa. Ariko nyine biratwamuryaho dukire twatike mwana. Aho kuba munganiya yana se yabidufashamo tukanatoroka. Kariya ukegeka hinda rimwe. Sinumva se twagiye. Ahubwo tubikore nk'akazi. Ndagira ngo umenyeshe yuko uyu mujyi twawufashe. Ahubwo se nta kuntu twamemerera ko turi buryamane ubundi akatureka tukigira mu mujyi. Akira nako. Erega none inshuti nayo narabuze. Umva. Twagafashe byarangiye. Breni, kuvuga iby'umujyi wibagiwe ibyo mu cyaro. Uyobeho twaturutse.
ariko ubundi buretse ubugoryi n'uburara tugiye kuba indaya mu mujyi ko nanjye nigarutse dusi twibagiwe aho twavuye koko. buriya kazi hari ikintu utaruzi, ubuzima ni ikigwa, urabyumva neza? Ndi kubyumva. Twavuye mu cyaro tuje gushaka amafaranga muri uyu mujyi, duhuramo n'ibigeragezo byinshi bitandukanye, none gusubira bibaye ikibazo. Umwanzuro numva rero twafata, dushaka amafaranga mu mujyi, ibintu bive mu nzira. Turabona akahe kazi katari uburaya rero? Kazuba reka nkubwire, ibintu byo kwinangira ugomba kubireka. Twavuye mu cyaro dushaka amafaranga, ariko kaza kintu utaruzi, iyo ubona n'umubyeyi wakubyaye kwihakanye wowe wumva usigara ayahe mahitamo? Wa mungane, ndabizi neza ko n'intu tugiye kujyamo bizababaza mama, bimutere ndetse n'agahinda. ariko se Breni, usanze mama wawe yarapfuye aho gahinda wagaturana? Ndabizi neza ko bitambaho, mani nawe ntabwo atuma nsanga. Ubu se waje mu mujyi uzi ko ibyo byose byakubayeho bizakubaho? Yego ndabyemera ko ibyo byose byambayeho, ariko muri ibyo byose byambayeho ni na kimwe cyandutera mama. ariko ubundi twara kubitindaho cyane kuko numa turi kubiteraho komantere cyane nkagarura iby'iwacu mu cyaro, ubundi dupakira ibikapu niba badufata, ubundi dufata umwanzuro wo kujya mu mujyi. ahubwo Okay, ndi kumva ngiye mu mutima wanjye nta interest mfite. Let's go. uranyumva? Yego. Asam, Yes. ayo hano Ndahari. wabonye ukuntu bafata umuntu? Ayo n'amafaranga urimo kwangiza. Ahubwo wewe boss uze gutanga raporo ko wananiye uri gufata umuntu nk'ibishinga, ufata umuntu neza, wabibonye? Kame nkitwarire. Akira, fata vuba vuba. Hereza Iyo mbesho, urimo gukanturaho. iyo mbesho mbarere imwe wayifashe neza, uranyumva neza? Cyo twamukoreye ubushisho urabizi. Urabyibuka? Ibyo by'ubushisha byararangiye, ngendana n'igihe. Kuko ntago dukura tujya inyuma. Reka mbanze nkora ibyo natekereje rero. Ndahitamo kugarurira. Mujyane umuntu ushaka umuntu amubyogagura. Oya, naba nkoza amakosa, naba ndimo kwangiza amafaranga. Ngiye burakunda amafaranga. Nibyo nakubwiraga. Genero, fata umuntu neza. Urumva? Fata umuntu neza. Hano nakubwiye ni tujye tuba turi muri mission. Ukanshinyikira ibyo byinshi. Uranyumva neza? Fata umuntu muniga neza. uretse uyu ninde mwafashe? Uyu ni wa mukobwa wari waratorotse. Icyo utareba ni igiki? Okay. Uriho neza? Sire kumuna nakuzi nawe bite? Tunasongo abantu bose kubamenya. Bakwita ndetse? Jewe banyita Musaketi. Musakedi? Yes. Ahubwo se mwebwe babita bande? Nanjye ntabwo mbazi. Banyita Willy. Nsanzwe nkora muri uno mujyi. Uyu nguyu? Uno mujyi turimo. Yes. Nose mu rugo ni Urugo nyine ni hano. Aha ngaha nsanzwe. oya aho uvuka. Aho mvuka? Ngiye mvuka. Yes. Urumva? Handi munsi y'uruganda muri ka karere k'Epfiri. Ako karere bakita Nyagatare. Ufite akazi hano se mu mujyi? Ukoramo iki? Ndi hano nyine muri runo rugo ndi umukozi wo mu rugo. So uzamwita nde? Bamwita Ruganzu Augustin. Augustin? Augustin. Wabuze akazi akora se? Wape ariko nyine icyo mbiziho, ariko mbere yuko nkakubwira ubundi wowe uri muntu ki? Muri uno mujyi akorera abantu benshi ntabwo namenya ngo ukora iki, mbwira ukora iki mbere yuko nguha n'amakuru yose uri kumbaza. Nyuma yo kuncika barakunzaniye. Mwabaginga ngo kuki mutamwishe? Tugasoza. Tukarangize se. Tikanzenza n'icyuma. Oya buretse. Nta mbunda wagendanye. Nabaye
mushyize mu rugo. wari uzi ko uzagenda ukancikaho kwanza ariko nta nubwo twakwirirwa dukoresha imbunda, imyitozo twafashe irahagije. okay kumwica byabananiye mumusiga hano mwirangirize mwihute Tumusige. musiga hano mbyikorere Aho kumwica byatunaniye. Gusa urumva amafaranga waba utemba ataba Oya, ari ay'ubusa. njye mvuga wumve barerimo mugende byabananiye ku kazi kabananiye mugende mwiruke mwihute uyu nguyu ntagacika mwihute vuba mwihute hute we kwanza iriya mirambo yose ngende nsange mwayikuye hariya birimo biranuka biri guteza umwanda uzi ngo uzancika rero uyu mujyi wose uko uwureba kuwurora n'uwanjye ndawuyoboye amabandi yose arimo n'ayanjye nuko rero Teresi nkakwibariza mbere yo kugenda ugacika wari wamburanye iki okay ndakubaza wari wamburanye iki mbere yo kugira ngo ugende ucike okay nta na kimwe bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma niwongera gutoroka ugasimbuka igipangu ukagenda ibizakubaho nizo mbabazi za nyuma muhaye ase Teresi ujya ubona ukuntu ngukunda koko ndagira ngo nsobanurire ni ukubera iki wasimbutse igipangu ukagenda nyine Ruga birashoboka ko wenda nshobora kukubwira ikibazo cyanjye ntucyumve gusa nyine wacyumva nta kibazo mbwira ndahari nyine urebye ndambiwe kuba muri buno buzima wayi kubera iki Ruganda twite banyita Afande Willy. Afande? Ya, ko banyita. Ndakeka ujya umbona muri uno mujyi. Nyine narakubonye ariko nk'ibintu bisanzwe ngiye ku muhanda ari nka saa 12 z'umugoroba ariko nyine ntabwo nakwitayeho. Ibyo ngibyo ariko tubireke. Ibyo reka abantu ba Afande reka turabatinya. Oya nta kibazo ntugire ubwoba. Wagize ubwoba se? Bwinshi cyane. Oya wigira ubwoba tuganira bisanzwe. None se ubwo turi mu kiganiro bose akora iki? Nese bose muraziranye? Boss wowe ni kugira ngo nyine yaba inshuti yawe? Nose umuntu w'inshuti yawe utazi akazi akora biragoye. Boss wawe turi inshuti ariko ntaza nkumbwira ko naje kumureba si byose kubera ibyo ngibyo tuzaganira utaha. Ngubu nihutaga nzi ko niwe umusange hano ariko nyine saba bayi rero nje bene ikibazo. Oya ntugire ikibazo ariko abapolisi bose ntabwo ariko niba si byose nyine nta mupolisi mubi ko muducungira umutekano ariko nyine mwahita mudushyira muri risike ariko abaturage namwe mufite inshingano zo kuzajya mutanga amakuru ahantu hari ibyaha si byose. Urakeka se ko muri none bwaba arimo icyaha? Nimero zacu suzizi se? Nimero zawe bwite cyangwa oya nimero z'akazi nizo witwa zivuga kenshi ndazizi. Ugize ahantu ubona ikibazo duhamagara hari abishinzwe bakubwira bakwitaba. Nizeye kubyumvisha. Ni umugoroba mwiza. Ibintu bibera muri rugo rimwe Teresi yabuze akandi kanya polisi baraje akandi kanya bose akabaranikaguye ubundi hano cyangwa sha boss ari kuncuruza ariko we ntabwo aba ncuruza ngo mbe nyiri hano ubundi muri rugo ndi security na Teresi ndi umukozi ariko boss atanansanga hano agasanga ndi kwivugisha n'amagambo yose nawe yanyirenze kagende ndebe uko ndetse mbanze guteka ariko kamanze nkora open ibyo.
uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Nta n'isoni koko uratinyutse urabivuga? none se ntabwo ari iyawe. Njyewe. Okay, ntaribi ihangane babarira. Okay, sawa ntaribi. Ngaho sanga bari abahungu muri cya cyumba cy'ibanga. Ndaje tuvugane ibyo turi bugukorere. Ihute. Mugabo ntabwo nari nzi ko ibi bintu byambaho kabisa. Hagize nk'umuntu ubimenya ko umukire nkange Ruganzu umwicanyi bari bazi umuntu uri seriye yafatiwe muri kiriya cyaha ngo yateye inda. Ntibishoboka kabisa.